ushaka azinze ushaka gukora iki ntabwo ibyo mbyumva oya ntabwo ari ukurya ari kuvuga ushaka muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nizere ko cyane yo gukomeza kubarinda. Nashaka kubabwira rero ko muri Sunblock bafite product zimwe zigabanya umubiri wose n'izigabanya mu nda, imiti y'ama infection. Ubu ngubu imiti irahari ku bwinshi, rero abantu mwigize kuyibura cyangwa mwarayibuze cyangwa mwashakaga kumenya ko ihari, ubutumwa ndabutambukije. Ikindi muryoherwe na vlog yanjye, ndabakunda cyane. Muhamagare 07-920-36-510. Talia iki abana ngongo iki ubonye iki ubonye iki ninde wari ufashe intebe ya Taliha Taliha rimwe kane rimwe na kane nibyo wifatiyemo yego kane gatanu abe kame wi iki wowe iki mama rimwe kane iriya ni iki wi shyiramo iki shyiramo iki hariya Taliya nshyiramo iki Mika we mama uri gusenya ibiki nkukubite shira izo ntoki wi kamufasha Mika ko ari kubagana Taliha itaba neza Taliha ngushyiriremo iki kiremo abe Taliha nshyiremo iki bebe ari he ngwino hano ngwino wowe uri gushaka kujya yego mama wowe uri mu biki inyinda ari mu biki kame umushakira iki umushakira iki mama na n'ubu turacyarwana na imidite. Mama wicaye he wicaye mu ki mbwira wicaye mu ki habaye iki bakoze iki ninde wagize gutya ino bavete wese egama turebe iyi bavete yabaye iki Mika bavete abiri ninde wayiyanduje ninde wayanduje have ninde wayanduje reba do Mika bibi reba uri kwisiga ibiryo reba ukuntu bavete yabaye ninde wabikoze bete yawe yabaye yabaye iki yabaye iki papa ajye muhe iki inde
ninde wabikoze ninde wabikoze iki wowe ndagukubita ariko ntiwambaye bavete ambara neza mukubite ngo pa 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 yego tayi iki mukubite iki ngo agiye kwiga a ariko uze kubaha impapuro bandike ka oya za zindi se wakoreragaho devoir kami kwiga ndaje nyaguye inyindire kono bete yawe isa irasa nabi ninde wabikoze ninde wabikoze ibi ngiyo ni ibitgo reka nze ibitgo reba ibiryo byagutakayeho iki ushaka azinge ushaka gukora iki ntabwo ibyo mbyumva oya ntabwo ari ukurya ari kuvuga ushaka gufungurire hano mbwira ngo ufungura uramenera icyenda gukubita mama mbwira mama afungure hano abe oui kami taumana oui Mika wise kami mama igo uhita wicecekera tariha ikuriramo Mika mu ntebe byanze ubwira kutabwiye kami merci kwiga mwegere inyuma nawe tariha egera inyuma Mika ndabaha Mika egera inyuma wegame mugiye kwiga sibyo ngiye kubaha ninde wambaye bavete ko mutakuyemo bete ko mutazikuyemo Merezira bavete mama oui Mika icara hariya wegame ngaho mwicare noneho mbahereza oui egama Paul seri Paul papa tari hanagura amarira ugiye kwiga iki ugiye kwandika iki oui egama nawe ugera inyuma oui ugiye kwandika iki tari baburetse icara aho nuticara senguha akira uvuga merci tariha vuga merci tariha vuga merci cyangwa wambure bike yanjye mabuja niwe ugezweho vuga merci akira uvuga merci wewe ibyawe urabifite yego
mugiye kwandika iki? Mugiye kwandika iki? Yandika irandika. Iba yandika. Ngo iki mama? Iba yandika. Iba yandika. Shyira hano wandike neza. No, utari hano. Egera hano hepfo. Egera hano. Andika. Inyindi. Egera hano wandike. Mwambure inoza yawe. Egera hirya ka. Shyira hano. Andika. Andika. Uri gufata gute bike Mika? Inyindi? Wabishoboye. Baba we. Mbega umwana uzi kwandika. Mama, uzaba uwa mbere. Uzaba uwa kangahe ku ishuri? Uzaba uwa kangahe? Uzaba uwa kangahe? Uzaba uwa kangahe? Uzaba uwa kangahe? Ngo rimwe. Mika reba hano. Uzaba uwa kangahe? Uzaba uwa kangahe ku ishuri? Mureke yivugira ubashaka. Uzaba uwa kangahe ku ishuri? Reba hano. Tariha, uzaba uwa kangahe ku ishuri? Uzaba uwa kangahe? Kangahe? Tugiye kugura keke hano y'abana bagize imyaka 2. Tugizanya bebe. Yeshaka turangizanya pe. Ntabirimo. Twavuye kugurira abana keke mpita nanjye njya kwimenamo igikomando cy'igisipesiyali kiba kiryoshye. Mama, kurya? Ushaka kujya kurya? Ninde wakuyemo umupira? Mama, guma hamwe mukorere, sibyo ujye kurya. Kami yambara iki? Kami yambara uwo mupira sheri. Mama reba hano. Guma hamwe. Merci. Merci mama. Merci. Satsi. Ndi kugukorera satsi. Ego, reba hari umva koko. Koko. Turayikubita. Hano twari tugeze mu rugo ndimo ndategura utuntu twose nari nzanye ndi kureba ko twuzuye. Ibi bintu nta n'amafaranga menshi byantwaye. Iyi keke ni ya makeya, utubuje cyane 500. Tumva ari cyane utugofero kamwe niko twaguze 2. Kamwe. Utuntu turi aho ngaho twa make. Abana bari aho bari kubireba bavuga ngo keza mama. Nta kintu bari bazi ariko umwana umwana w'imyaka 2 rwose aba ari umubebe cyane pe. Ku bintu nk'ibi ngibi nyine ngo bya anniversaire ngibiki. Hari nk'abantu mbona bakorera abana anniversaire ugasanga umwana yarize kuva mu gitondo bamukoreshereje nyine fite ya danje. Gusa biba ari byiza ariko umwana wari mu mandazi pe. Murikubona ukuntu iyi keke imeze neza. Mu kanya ndimo kuyikura mu gikarito nyijombye hano akantu mba ndayishe.
ariko imeze neza. Ahantu nyinshi ariko misema ryanyumva hararyoshye. Abantu mushaka keke karyoshye nabarangira muri Simba. Mwaramutse neza, mumeze neza, ariko sha ndasa nabi pe, ndasa nabi. Ndashaka kubereka ukuntu wa muti wo muri Sunlight w'imisatsi ukora. Abantu mwabonye, banze nkuremo ikoti. Abantu mwabonye umunsi wa mbere nsigamo mu musatsi wanjye mu bisuko ya mavuta yo muri Sunlight, mwabonye ko byari bishyashya, byari bimeze neza. Ubundi najyaga guhambura mfite ibintu by'umweru meze nabi pe, ariko reba urabona ko ibisuko bishaje ariko hatarimo bya bintu by'umweru uba ubona umuntu asa nabi. Nicyo kintu nashaka kubereka, ko abantu mufite imvuvu mwajya muri Sunlight bakabaha, ariko niba ari gute meze ndi kubona nabyimbye, mwagenda bakabaha inoze, bakabaha amavuta mukisigira mu misatsi igakura igasa neza, ugatana n'ibintu byitwa imvuvu. Imvuvu zitera umutima mubi. Mana yanjye, umuntu umpamagaye kamwirengagize. Imvuvu zitera umutima mubi kubi. Njyewe rero ngiye muri gym, nambaye akabisitiye, nambaye shani kanini, nimenya ariyo mpamvu meze nk'ikirayi. Ngiye kugenda nambaye uyu mupira w'umukara na kora y'umukara, n'iri icupa ryanjye ry'amazi ngiye kujyana, inkweto zo ziriyo azigaragare. Ndagiye. Siporo zo kwa mbere aba ari ibibazo, hari ukuntu mba numva zigoranye. Ambaze mbashimire, Imana ibamere ibyiza abantu mwese mwarebye vlog yanjye kugeza kuri uyu munota, yaba iyi ngiyi, yaba n'izindi zizaza, yaba n'ibindi bitari vlog, bitari ibiganiro. Mana we, ndabashimira cyane, ndabakunda. Kanjye gukora umubiri, ubu ngiye gushaka ukuntu nakora inda, ndashaka kuzana 6 pack. Ari nijomye ururimi mu gihanga. Cyakora kunda ndacyafite urugendo rukaze rwo kugabanya pe, kunda aho birakaze. Muri kuntu mbere nari meze aribwo nyibyuka. Mw'abantu mwe mbonye abantu 3 kuri moto, nikanga ko ndi Bugande. Abo bantu 3 harimo imbere ni motari, wa kabiri n'umuntu wasinze waherekeye, inyuma hariho n'undi umufasha kugira adahananuka. Se we, mwagiye mu zo mushoboye cyane, za zindi njya numva ngo umuntu agenda yiranguza kuri buri kavide bahuye kakamusindisha nabi. Nibinkundira ndaza kubereka utuntu dukeya muri. Byarangiye bikunze, mfata akavideo gatoya, ariko reka mbabwize ukuri, zino exercice muhora ndi gukora ushaka kuzikora mu rugo, nizikora mu nda, zagutwarira inda. Ushobora kuba izi ngizi uzishoboye kuzikora nyine umubare mwinshi uri hejuru y'izo ngiye nakoze, byaba ari byiza wazikora zikagufasha kwigabanyiriza mu nda. Nababwiye ko mfite urugendo rukomeye cyane rwo kunda. Ndabakunda rero, Imana ibamere ibyiza. Bye, mwakoze.